Igisirimbi nyine baba bazi ko ari indirimbo z'Imana ariko buri umuntu abagomba kunyuzamo akabyina utuntu nyine ntago biba bivuze yuko ngo umuntu ngo abyine umuntu abyira uko abyina yifuza yumva yifuza ibintu bishobora gushimisha abantu imbyino zishimisha abantu bakishima oya ntago biba bivuze uburara bundi umuntu akunda ingoma nyine bitewe n'uburyo aba yumva yikundiye kubyina cyangwa akareba nk'uburyo abandi babyina ukagenda ureberaho kabisa kumvura bikunze Hello people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Ni BigTown TV, nitwa Patrick the Entertainer. Tutugaruka muri story zitandukanye, ubwo icyo busabwa no kudukurikirana kuba natwe umunsi ku munsi. Turi kumwe n'abari tugiye kuganira, abatangiye baduha show. Mumeze neza? Amakuru yawe wowe? Amakuru ni meza. Uritwa ngwiki? Nitwa Umutesi Ketia. Ketia. Amakuru yawe nawe?
Amakuru ni meza. Witwa ngo iki wowe? Kailex. Kailex? Yeah. Kailex. Kailex? Ubwo bivuze iki? Uri umuhanzi se? Yeah, ndi umuhanzi. Okay. Kailex, tuguhaye ikaze kuri BigTown TV. Nakoze. Ketia nawe twaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Ko nabonye uzi kubyina cyane. Ni ibintu byanjye cyane ndabikunda. Wagira ngo ari kurana amansura. Umva muziki ndawukunda cyane rwose. Nese byo kumansura byo bizamo bite? Umuntu w'ibishigisiri. Kabisa nuko nyine biraza mba numva mbikunze cyane. Bikunze cyane. Igisirimbo nyine ubundi abantu babazi ko nyine ari indirimbo z'Imana umuntu arabyina ariko nyine kunyura style ubikoramo iratandukanye cyane. Okay, igisirimbi nyine baba bazi ko ari indirimbo z'Imana. Hako buri umuntu abagomba kunyuzamo akabyina utuntu nyine ntago biba bivuze yuko ngo umuntu ngo abyine umuntu abyira uko abyina yifuza yumva yifuza. Ibintu bishobora gushimisha abantu, imbyino zishimisha abantu bakishima. Nese imbyino zishimisha abantu bakishima umuntu arizi. Kubyina neza ukabereka nyine kuri kubyina wishimye umeze neza fresh. Kailex, wewe ko nabonye ntacyo uzunguza. Nahe ndagikizunguza. Akizunguza byandaje. Cyangwa birutarwe. Biba binarutarwe. Aho unazunguza uko abyiyumvamo n'icyo afite akakizunguza. Okay, wese ufite iki? Ni ikihe kintu cy'agaciro ufite wowe? Ndagifite. Ese ubwo bavuga iki? Kibuno ni. Okay. None se we na Ketia n'indurushuni. Muhaguruke abantu batubwire. None hari agafoto nabonye bavuga ukuntu ngo igiceri ngo kivanzemo ndabasi igiceri wambaga ni ikihe inote ni iyihe mwarakabonye ariko ntabwo mwakabonye. Okay, hari umuntu ushobora nko kureba ubyina gutya akaba ati we nura mukobwa ni ikirara unasanzwe ajya no mu boîte. Nibyo? Ntabwo yabivuze uburara bundi umuntu akunda ingoma nyine bitewe n'uburyo aba yumva yikundiye kubyina. Cyangwa akareba nk'uburyo abandi babyina. Ukagenda ureberaho kabisa. Okay. Kumvura bikunze. Okay, ninde se wowe wakugishije kubyina? Kubyina? Kubyina ngiye ni ibintu bindimo cyane. Navutse ndi umwana no kuva ndi umwana nakundaga music byatari. Okay, urumva yo kubyina ni ibintu uramenye. Kailex, wowe nkuru umuhanzi? Uzi kwigira iyo microphone gutyo kugira ngo twe twumva sound yanyu mwese. Uri umuhanzi uri imbere y'indirimbo? R&B Afrobeat. Izindi zitandukanye. Okay, turirimbira twumva uko bimeze. Nigukubita amaso nahise numva ngukunze numva twahuza nakubwiye ko naba narakubonye ahantu nta na hamwe kandi uretse imitima yacu ko yahise bihindura tukamera nk'abasanganywe. None se Ketia karimo guseka. Oya nakajya seke Ketia se useka. Birashimishije cyane. Ukuntu aririmba. N'ubwa mbere wumvisha aririmba. Rwose kabisa ndabikunda byandanye. Ariko ntago uzi kuririmba uzi kubyina gusa. Njye nizi kubyina cyane indirimbo. Ngiye ndirimbo uzi kubyina neza. Ngiye ndirimbo uzi kubyina neza ku buryo ushobora kubyina umuntu agahita yumva abona ni ya ndirimbo. Indirimbo zose. Cyane cyane n'inkongomani. Nk'inkongomani. Dukubitiraho gakeya no bwitarimo ariko imagine kwirimo. Kubyina nyine. Okay. Urana ko Kailex ariko yabaye umufana. None se wowe se nta kintu wakereka abantu? Njyewe. Cyo kubyina. Cyo kubyina. Ngeragezaho gake. Kandi ngeragezeho ndiye. Gira igaragaza. Nagufata ngakubyina. Okay. None se murazi musanzwe muzuranye? Cyangwa no bwa mbere muhuye? Muraziranye. Ubu ariko ufite nyine ukuntu uri sharp mu kuntu uri yasa n'umuntu utuje mu kuntu kandi ngira ngo niwe ufite ibintu byinshi. Uyu ngo ufite ko ndasinze mba gusona afite. Afite isoni asanga agira isoni. Ufite isoni. Nta soni mfite kabisa. Wowe se ufite isoni?
isoni twarazisize inyuma kandi bavuga ngo nta mwari utagira isoni isoni nyine tuba turimo gusa nyine dusoni ntitwabura duke none se hari nk'umuntu hari ukuntu abantu bajajinga umuntu bakurikije ko bamureba inyuma nicyo wababwira gusa nyine umuntu yakubonye wizunguriza kuri ibyo bice ufite akahata amukobwa sindaya buriya akahita avuga ngo ni indaya buriya ubundi iyo umuntu ashatse aravuga kuko buriya umuntu avuga ibyo ashaka ibyo ngibyo nyine umuntu arabyumva akabyihorera akabita inyuma akabyihorera kubera ko buriya umuntu nakwita indaya ushobora gukunda umuziki nk'ibyinira nkabyinisha icyo kibuno ariko buriya umuntu yanyise ngo ndi indaya bitamfasheho namubwira ati komerezaho kabisa kabisa none se hari ikintu umuntu yageza kwita kumva kirakubangamiye hari igihe nyine umuntu abona ukuntu umuntu yiyambariye uburyo yibyinira akamwita ati ni indaya none se bavuze Slay Queen ubundi wowe wumva iki Slay Queen se si indaya ni indaya buriya wowe kusetse se wumva iki bavuze Slay Queen Slay Queen byo kuntu mbyumva wumva numva ari nk'umuntu wenda ushabutse udafite wenda isoni udafite isoni wowe usuri Slay Queen kandi wavuze ko nta soni ufite waratubwiye ngo ni umuntu ushabutse ngo udafite isoni isoni ntabwo zabura tuba turi mu duke ariko hari n'abantu baba batazifite habe na duke ariko genda dufite duke wowe se ufite isoni udusoni ntabwo twaburaho dukeya wowe usuri Slay Queen Slay Queen waba uvuze indaya njye muzi ko ari indaya mbese ni abantu ujya wumva bita amasire hano mu Rwanda erega buriya indaya ziratandukanye hari yindi ishobora kujya ku muhanda iri gushaka abagabo iyo ngiyo aba ari indaya ariko wa muntu wikundira umuziki akibyinira aba ari ya mpano aba ari impano yiwe wari utubwiye ngo indaya ziratandukanye rero tubwiye imwe ntabwo iyindi uyitubwiye utubwiye ishobora kujya ku muhanda ubwo indi ni iyihe indaya nyine nijya ku muhanda iba yigurisha ariko tubwiye nyine ko zitandukanye tubwiye ngo hari ijya ku muhanda ubwo wavuze hari n'indi sibyo ra byo kere oya nta yindi nta yindi wowe bavuze indaya se wumva iki indaya n'abantu baba biyandaritse ubona batafite umuco nyine badafite umuco indaya buriya nta muco ziba zifite kuko iyo uzumva bumva ibintu bavuga rero nawe bumva bihabanye n'iby'abandi bantu bavuga ibintu bitandukanye indaya rero ntabwo wayoberwa indaya ngo ni iki wowe ibyo uzikora se ntabwo wabikora indaya se ntabwo ujya ubikora ntabwo nabikora Keti nawe ntabwo ujya ubikora reka ni ibiki se ni ibiki nyine ni kwa kundi baba bahagaze mu nzira tu atari kuvuga guhagarara mu nzira tu ikindi gikorwa gituma uhagarara mu nzira aho bajya nyuma yo guhagarara mu nzira ibyo ngibyo wapi rwose none se iyo urebye urubyiruko rw'uyu munsi wa none by'umwihariko abakobwa no kuza Instagram n'ibiki ubibona uteho iyo mbirebye mba mbona abantu baragashize kabisa ubwo bavuga gaki mbona baragashize ubona ibintu by'uburayi wa mugani mba mbona byeze cyane mu rubyiruko ubona byeze cyane wowe ntabwo birakugeraho se ntabwo birangeraho Kaire wowe wari uvuze ngo ntabwo kiba barashize ni agahinda cyangwa se agasoni agasoni subwo ibyo bintu biravugitse baragize isoni isoni nyine baba barashize isoni baba baragashize mbese umaze igihe kingana iki ukora ubuhanzi hashize imyaka ntabwo hashize nk'imyaka 3 hashize nk'imyaka 3 ubu ufite indirimbo zingahe indirimbo mu myaka 3 ariko byahagezeho birahagarara nyine hari impamvu yatumye bihagarara ntabwo nakomeje ndimo muri njye mba numva n'ubundi yazakomeza nese mujya mukurikirana social media murebe ibintu biba biriho bitambuka byavuzwe cyane ni nk'ayo makuru amaze iminsi atambuka ku ma social media unawe umeruka kujyana none se ko warambwiye ngo urabikurikirana Keti nayaye
Njye naba mbabeshe. Wowe nta makuru ufite cyangwa nta phone ufite? Nta phone ufite se? Phone ndayifite. Nta internet ufite? Internet ndayifite. Nisi kukivuga utamenye ibintu bivugirwa hanze. Kujya mbikurikirana. Wowe ukoresha izihe mbuga nkoranyambaga? Ukoresha izihe mbuga nkoranyambaga? WhatsApp. WhatsApp gusa? Yeah. Instagram wapi n'izindi data? Na YouTube ariko njya nkurikirana. Na YouTube ujya ukurikirana? None se uyu munsi none ibintu byo gushakana ubwo duhere hano. Ugiye gushakana n'umuntu n'iki witaho mbere? Cyangwa ugiye gukundana n'umuntu? Iki witaho? Kubyerekeranye n'ibitse. Ubu ngubu abantu basigaye wenda tunurugero bita ku mitungo. Hari umukinnyi witwa Akimi yashwanye n'umukobwa bagiye kubara imitungo basa nta kintu afite byanditse kuri nyina. Mwarabyumvishe sibyo? Wapi. Noneho ushobora gushaka tuvuge wenda ko ushakanye n'umusore. Wari umukurikiyeho ibintu. Usanga ntabyo afite. Wabigenza ute? Nyine biterwa nka nubwo wenda ntabwo baba bakundana ngabo. Kuko uwo muntu aba yarakunze imitungo. Mbere ni urukundo. Iyo atari mu rukundo urumva ibyo byose ntabwo nyine biba bihari. Iyo aje gushaka hari cyo gukurikirana iyo kibuze aragenda nyine murabiba nk'uko mutandukana. Okay. Wowe se ukundanye n'umusore wumukurikiranye iki? Iyo nkundanye n'umusore ndamukunda ngewe. Kuba ari urukundo. Ari urukundo. Ubwo umaze kunana. Bamwishimiye muri njye. Hari igihe mva mwishimiye. Nashaka n'ibyo by'ibyo. Okay. Ubwo se umaze kunana n'abasore bangahe? Babiri. Gusa. Ufite imyaka ingahe se? 25. Imyaka 25 kandi n'abasore babiri. Keti, wagikunanye n'umusore wumukurikiranye iki? Umusore se? Bitewe n'uburyo nyine abasore b'iki gihe basigaye batubesha. Ubundi buri umusore nyine kumukunda, umukunda ari uko nyine ubona ntawagukunda yagukunze akagukunda. Nawe uramukunda ariko buriya urukundo rw'iki gihe ngewe mbona urukundo rw'iki gihe ni amafaranga tu. Nuko ngo wowe umusore adafite ikofi nta kintu mwavugana? Udafite ikofi ntacyo twavugana rwose. Asugo so kwicuruza. Oya ntabwo byitwa ko ari ukwicuruza. Erega buri umuntu aba afite ibintu byinshi akeneye. Nese ubwo urumva twagenda tukaganira gutyo gusa. Ejo n'ubundi ukahita unyihinduka ukanyanga ubwo urumva wakasugo no kuganira gusa cyangwa mwaryamana gusa ejo akakwanga. Turyamanye se ukahita unyanga nyine. None nta n'ikintu nagukuyeho. Nibura muryamanye wanamukuyeho amafaranga nibura byari ibintu byumvikana. Byaba ari ibintu byumvikana. Kuri maboko Alex yatubeshyewe ingingo wovuze ukuri. Yatubeshyewe. Akana kagira urukundo cyane. Wowe ngo ntarwo ukigira. Urukundo ntarwo nyigira fo. None sano baraguye mu kiyo cyane. Bibaho cyane ko abantu baguhemukira. Warahemukiwe cyane wowe? Ntabwo ari cyane. Ariko nyine ni kabura nyine ukuntu. None se nk'umusore wariye amafaranga menshi wo muri yangahe? Umusore wariye amafaranga menshi wo muri yangahe? Nawe ndarya. Kandi natubwiye ngo nose bwo nta muntu murakundana. Kundana se? Ngewe urukundo rwose mba mbona wapi rwarankonjanye narwo ngira. Deka? None ubwo wakaka umuntu amafaranga ute? Igisha abantu ukuntu umukobwa ashaka kwaka umusore amafaranga. Nyine mushobora gukundana ukagira utuntu ukeneye ukamubwira ati rero niba gukunda nawe by'ukuri umusore ugukunda umusore ugukunda aragufasha. Umusore ugukunda umushobora kumubwira ati wagize iki kibazo akaba yabasha kugikemura. Icyo gihe abagukunda nawe ukaba wamukunda. Nuko atagikemuye wohita umukatira se? Ashobora kutagikemura ari ukubera impamvu ntabwo wahita umukatira. Ariko ugiye ubimubwira umubwira ikibazo buri munsi ntagikemure ubwo urumva haba harimo akantu nyine. Kandi wowe umusura? Narumva atari ikibazo. Wowe umusura buri munsi ariko we nta kibazo akemura. Ngiye musura ntihagire ikintu amarira. Ni ikibazo niba abantu bakundana ni ngombwa ngo niba ugiye gusura umuntu usumwaka amafaranga. Urukundo rw'iki gihe rero rwose ruri hafi ya narwo. Nta rukibaho. Ntago rukibaho rwose.
nuko ngo wowe umusore umushaka ayo mafaranga nawe ashaka umuryamana niba nshatseho ko turyamana nyine ayo mafaranga yego wenda si bivuze yuko wenda ari amafaranga buri munsi gutya na gutya ariko ubundi aba agomba kugira ikintu akumarira mu buzima aba afite intego hari umuntu ugize ko nase mutandukana ntacyo akumariye nawe kabisa nawe none se hari umuntu mwigize muryamana agahita agukatira ni benshi cyane bagiye badukatira ubwo ni nk'abangahe nese ko ndiye buriya warutabara nawe arimo kubivuze ugahita umureba uriya mucuranzi wanyu ko umurebye nawe ari muri abo umucuranzi wacu turamukunda byatari nawe se yahise agukatira hoya nese ko uhise umureba ni nk'abangahe se mwaryamanye bakawukatira mwaryamanye bakawukatira ntabwo ari benshi cyane nka 5 nka 2 nka 2 siko 2 ni benshi ntabwo ari benshi nese umaze kuryamana n'abakobwa n'abasore bangahe ku myaka yawe nta n'umwe sungura mabeshya abanyarwanda kuri urwo rwego mu kanya wari utubwiye 2 none ngo nta n'umwe cyangwa 2 bo ntabwo babara kubera bahise bagukatira ubwo urumva nyuma y'abo 2 bagenda nta n'umwe nta n'umwe ni 2 gusa ubwo ngubwo none se uguka bumva nyine uzagira ukagira nk'umugabo ukagira umuryango umugabo uvuga ko nta rukundo rucyo byabaye umugabo yego birashoboka ariko ntabwo ari ibya vuba vuba ubwo ni nka ryari ni kera cyane kuko ntiwamenya iby'Imana ibizagupangira none se wumva ushigaje nk'imyaka ingahe kugira ushaka umugabo ni nk'imyaka nk'icumi ubu ufite ingahe ubu ufite ingahe ubu ufite ingahe ubu ngubu ubu mfite 25 ubwo uzashaka kuri 35 wese ukora icyo ubuzima busanzwe ubuzima busanzwe nkora mu ruganda rwa biswi sinumva se wanagafashe nangiye kuvuga ngo urimo urashaka umusore ufite amafaranga we nta kintu ufite none urumva nawe uri mu bakirekazi niho bitandukaniye none se wowe kuvuga ko urukundo rukibaho ubwo kurumva mutarimo guhuza abantu baratandukanye ashobora kuba yarahuye n'abatarufite njye nkaba narahuye n'abarufite niyo mpamvu mvuga ko ruhari niyo mpamvu wowe nta muntu muraryamana ngo ahita awukatira njye nta bantu naryamanye ngo barongera kubera ko dukundana ese karimo yongere yarakongoreye ngo iki waravuze ngo iki yarakongoreye ngo iki ntabwo nabyumvise reka ngo wowe n'undi mamukundana hariya watubwiye ko mumaze kundana n'abasore 2 uwa kabiri niwe mukiri kumwe kabiri tukiri kumwe uwa mbere se mwapfuye iki uwa mbere sinamenye igihe yagendeye yarose agiye nka za hene yarose nawe sinirwa njya gushakisha ubwo ntabwo we ngo twari turi kumwe yaragiye witufata undi nese ubwo wa mbere umuntu yagenda nta kintu mupfuye ashobora kuba yaragiye kwiga hanze nese urimo urashidikanya no kugereranya sinamenye nanjye aho yanyuze inzira nizemo ntabwo nazimenye nyine yagiye nanjye ndafata undi nyine muri turi kumwe Keti ni cyo icyo ukunda ku mubiri wawe igice nkunda umubiri wanjye byose ndabikunda ariko icyo umwihariko ese uwo mwongoreye ngo iki uziko muziranye tuna twinshi nese ko yarakongoreye ikihe gice ntacyo wari umwongoreye ikihe ngo ikibuno nicyo kintu akunda ku mubiri we reka wowe se ukunda iki ku mubiri wawe njyewe sinjye nkundikira nta kintu nikundaho ubwo uri mubi rero ndikabe n'ubundi turashoze none uzi ko ariwe muntu wa mbere wemeye ko ari mubi biterwa n'uburyo umuntu aba yibonye njyewe ndiriwe nkabona ntabwo birenze ukabona nta kintu na kimwe bifiteho cyiza ku mubiri
arimo arakwitegereza kete ni iki kurimo kumwitegereza ni hose hose iki hose nta kintu kirimo nakanyinya none se nta kindi ese bibaho ko umuntu yabura ikintu akora ku mubiri we nta na kimwe ukunda none se mama mwaramenye kubyina bibatwaye igihe kingana iki waramenye kubyina bibatwaye igihe kingana iki njye ni kuva kera nyiri n'umwana nyifite nk'imyaka 15 ndabyibuka naranabikubitiwe cyane nkunda kujya kwibyinira nyine nkagenda nataha bikaba ikibazo kabisa urumva nabikunze kera cyane nyiri umwana kwa ngo bajye gukubita uvuye kubyina cyane rwose okay hari ikintu bimaze kugezaho kubyina se hari ikintu bimaze kugezaho kubyina kubyina bimaje kukingezaho cyane byakugejeje kuki bituma nishima byakugejeje ku byishimo ibyishimo bituma n'ikindi kihe bituma amenyana n'abantu benshi b'inshuti nyine nk'abahanzi hari umuhanzi muziranye se ende ni umuhanzi witwa Rutabara turamukunda cyane kabisa indirimbo se yagiyemo nawe tukamubona neza cyane karimo bacurangira Rutaba wagiyemo okay none se urumva ujya mu tubari ujya mu tubari oya kwera ntabwo njya nkunda kutujyamo ariko ni rimwe na rimwe ntujyamo rimwe na rimwe ugiye mu tubari se urabyina ugiye mu tubari urabyina yego ubu ubyina byo kwishimisha cyangwa ubyinira amafaranga ni byo kwishima nyine byo kwishima nyine umuhanzi waduhaye kandi kanari kubona tutabaye bode dukubita imirongo ndagurumanye mukunzi mfasha ndagurumanye mukunzi mfasha umfashe kandi umpumurize kuko urukundo nagukunze ruragurumana mu mutima wanjye abashimwe guragurumanye bigenze bite ufashwe ute se urayiye ni urukundo ariko ufite urukundo rwinshi urukundo rurahari ushobora gukunda umuntu usuka mwitangira ndakunda cyane n'umugwa reka ukaba wakiyobora kubera nk'umuntu ntapfasi mbese ugapfa none sinapfa ariko nyine kwitanga aho nakwitanga nasigo wakitanga mu buhe buryo nk'ubu ngubu nkunda nk'uyu muntu agahura n'ibyago nyine wenda agahura wenda n'abagizi ba nabi ushobora kujya kumukiza ubwo nawe ndi kwitanga nyine nanjye wenda nabigenderamo bakankubita ariko ntabwo ibyo gupfaho napfa tuvuge wenda uramukunda ararwaye ntabwo afite amafaranga yo kwivuza ushobora nko kujya kwicuruza kugira ngo amafaranga yo kwifuza yabone ntanagenda kugira ngo bamuvure akire ufite urukundo kete wowe wabikora ushobora kwicuruza kugira ngo witangire umuntu oya ntabwo nakwicuruza nanone nshobora kuyashakira mu zindi nzira nubwo nta yindi wose isigaye niyo yonyine isigaye wamureka agapfa nanone kwicuruza se ko atasa abyumvise ko wapfa ariko wowe uracyafite urukundo ariko nyine wanabikora da umukunda cyane kugize wongeyeho cyane wari yimeze gute ariko ikintu kiriho none se ubona hakurwa iki kugira ngo urukundo rugaruke urumva wowe uracyumva ko urukundo ruriho uracyumva ko wakitangira umuntu ariko hari abandi baba batabyumva nyine bari muri sansi yuko rutakibaho ikintu nakora asanga ngo urukundo rugaruke njyewe se sirwana njyewe ntacyo nakora ngo rugaruke kubera ko abantu twebwe abantu nyine nitwe twakagombye kurugarura ariko si bamwe nimba barufite abandi bakaba narwo bavuga ko nta ruhari ntacyo numva nakora ikiyongera
hari ikintu wongeraho urukundo uri mu bantu bababajwe cyane ubundi urukundo ni gakeya yego pe nawe udakunda nyine gukunda bibaho umuntu aba agomba gukunda ariko nyine urukundo rwa cyane ntago ruba ari sawa ruza gake gake bikarangira n'ubundi ukunze umuntu cyane mukundanye ni ukuvuga ngo gukunda umuntu cyane ntabwo ari byiza ntabwo gukunda umuntu cyane ari byiza ngo umwimariremo ibi byabyo se ni ibi ibi byabyo ushobora kumukunda cyane nyine akakwanga n'ubundi mugashwana ugasanga arakwanze kubera ko kumukunda cyane ugasanga mbese urushijeho kumukunda bikagutera no kuba wamusarira wanasara kubera we ushobora gusara kubera umuntu cyane kugira ngo usubyirinda gute kugira ngo utazasara kugira ngo utazasara ubyirinda gute kugira ngo utazasara nyine umukunda gakeya umukunda gake n'umukunde cyane ngo urengere ngo urengere ushobora kubishobora ukabikontora kurya uko n'umuntu gake uko bivuze nibyo kuko nanjye byambayeho nakunze umuntu mukunda cyane ubwo yaranyanze nyine birangiye yirumva ko byagizeho ingaruka ibyo avuze byo kugabanya nibyo wakunze umujama cyane arakwanga byagenze bite se ubwo nko kugira akwanga byagenze bite kugira akwanga abonye biza nanjye sinzi ko byagenze impamvu yabikoze kandi ntabwo ari muri ba babiri mwakundanye ni muri ba babiri ntabwo arimo kandi ubu byaragukatiye Kiti nta muntu wagukatira wowe nta muntu wakundaga kwangira arahari kabisa byangize bite se wowe naramukundaga ariko nanjye numbaze none se urarize aributsa ararira ushobora gukunda umuntu ukarira bibaho cyane umuntu rwose kwa kundi nyine urumva ni kwa gukunda umuntu cyane bibaho nyine iyo ukunze umuntu cyane nyine iyo akwanze urahangayika byatari ukanarira mbese wowe ukurikije nyine imvugo ziranza none urukundo kibaho ibintu byabaye imibare urashaka n'umuntu wenda ari target y'ibintu ushaka cyangwa se wenda ugira ngo muryamane nawe umukobwa nawe akaba ati mukure amafaranga ubwo tuzongera tubona imiryango se abantu bajya bashakana cyane n'undi ni divorce yazihoraho urebye uburyo abantu urebye ingo z'iki gihe nazo ziba ziri muri rwaserera ubu usanga abagore n'abagabo barwana niho havuyemo kwicana umugabo yishe umugore cyangwa umugore yishe umugabo ibyo rero bishobora nabyo kugutera kumva yuko ibintu byo kuvuga turahita wihukira gushaka ntabwo biba ari sawa kabisa ugomba gutuza niyo ngo iyo ubonye umugabo yishe umugore umugore yishe umugabo tuti ngewe se ubu tuzanye bigutera ubwoba nawe ukavuga ati ubu ngubu nanjye ntazanyicara mbese wumva byagira aho umuntu akwica byagenze nka gute kugira ngo umuntu yice undi iyo utekereje wumva biba byagenze nka gute ariko hari n'igihe umuntu akwica nta n'ikintu wakoze none se kuba umuntu yatekereza wenda kuba umuntu mureka nawe wenda mbere yuko akwica kuba wari ku muntu mbere yuko akwica hari igihe wenda mu rugo haba harimo amakimbirane ugasanga wenda warahiziritse cyangwa se ugasanga wenda bakugira inama ngo niko zubakwa hagome rwose ujye ukubitwa urushyi utuze reka nta n'uwankoza urushyi rwose njye tunabanyuka nta nkubita ni ukuhita ncaho nkigendera umuntu agukubise wahita utaha ni ukuhita nigendera rwose nicyo kintu cyagutandukanya n'umugabo agukubise wahita utaha kunkubita rwose ibyo bintu byatuma cyane umuhanzi ko bavamo niko zuba ko umuntu awukubise wahita n'abatarareresheje inkoni ubwo rero urumva ko ugeze ahantu bagatangira bakukubita aho nawe ntiwabyihangana wahita ugenda da ndavuga ariko se ukubise nka rimwe akagusanga imbabazi arasongera urumva urakukubise rimwe n'ejo arongera arakongera kugira ngo bakukubite usange aho kugira ngo ugiye mbere batera gukuramo n'amaso cyangwa amenyo wakugendera ugifite ibice byawe byose nawe ngo wowe umuntu agiye kuwukubita agukubise n'ibyo birangiye bahita bigendera
mbona ko n'ejo zongera ngiye ngateka ngende hakiri kare ntaramenyerezwa inkoni ubwo nicyo kintu cyagutandukanya n'umuntu mubana ni inkoni nyine umujyi ushatse kumwita nanjye ntabwo naba nkihari wowe tugende ndetse umuntu mukundana Kate niki cyagutandukanya n'umuntu mukundana ikintu cyanandukanya nawe nuko yaba wenda atankunda mbeshe kukubita no kunkubita icyo nicyo kintu cya mbere rwose kunkubita gishobora kuntandukanya nawe kuguca inyuma byo ntareba kunca inyuma kunca inyuma nabyo birimo ariko saha izi ngizi byo byareze reka byareze urumva rero yego kunca inyuma nabyo birimo ariko nyine cyo ntabwo gishobora gutuma nanone utandukana n'umugabo byareze se gute byareze gute usanga n'ubundi abagabo b'iki gihe nyine badakunda abagore babo bamwe bonyine ni kuvuga ngo ntabwo biragoye ko umuntu yakundana n'umuntu umwe cyangwa ashaka umugore umwe none se wa wundi ashatse nawe ntiyari afite undi akukundana wa wundi ashatse ntiyari afite undi bakundana kuki we yamuretse urumva ntabwo ikibazo ari abagabo gusa n'abagore ntabwo bashobora abagore ariko nta ribi ryacu kabisa wowe igihe ukundana n'umuntu ntabwo ushobora kumuca inyuma ntabwo namuca inyuma nagukunze ntabwo naguca inyuma none se ubundi umuntu urabwenge wumva umuntu aca undi inyuma yabuze iki sinzi icyo yaba yabuze nyine wenda birashoboka ko icyo aba yabuze nk'igiki se wumva nk'umuntu aca undi inyuma yabuze nk'iki hari abantu nyine batanyurwa baba bafite imico myinshi ugasanga ntabwo ari kunyurwa n'umuntu umwe we bafite ugasanga arajarajara arajya hirya arajya hirya nta nubwo guca inyuma ku muntu umwe ubwo arajya ahantu hose ahantu hose gute ugasanga wenda yanca inyuma kuri uyu noneho we si uyu wenyine afite n'undi hirya n'abandi nyine mbega baba bafite imico myinshi ariko si ubwo umuntu mu rugo nta kibazo mufitanye yaguca inyuma barabikora cyane ahubwo hari n'abadamu ngo bima abagabo babo ugasakubise nk'icyumweru atarama bagahita yigira ahandi ibyo nabyo bibaho pe mu mago bibaho nanone wamwimye yakwigendera ariko none se ubwo wamurenganya rata ubwo wamurenganya oya nanone se nose ko icyo aba yaramushakiye ugomba kumuhereza akayiko azifuza nanone ntabwo bareka kuzimuhereza mbese nanone ko umuntu yagushatse yaba mu muryango buri saha buri saha nanone rwose reka none se ko waba wibagiwe gupfa kuba aba yaragushatse bomba kugira ngo se nubwo wenda utarubaka ariko hari igihe umuntu agira experience y'ibintu ataranacamo kugira ngo nyine ingo zibane neza ibyo bintu byo gucana inyuma birorere kubona abantu bicanye birorere bomba hakorwa nk'iki ugomba kwita ku mugabo wawe icyo akeneye bakakibona nyine ukamurinda kugira ngo ajye kujarajara ariko nanone hari ubikora ugasanga n'ubundi wa wundi nawe ntari kubyakira neza akomeza agenda rero hari igihe utabona uko wavuga ngo urabica ko hari abantu batanyurwa hari abagore batanyurwa n'abagabo batanyurwa nyine Kiti bumva hakorwa nk'iki wowe kugira ngo ibyo byo gucana inyuma birangire kugira ngo birangire ni uko bose bajya bumvikana bagakundana kuko nyine impamvu banaca inyuma bamwe baba batanakundana ko hari abantu babana badakundana ugasanga hari ubwo muri kumwe mu nzu ntabwo mukundana ntabwo mwiyumvamo mu wundi ugasanga hari aho hanze uri kwiyumvamo ujya gushaka none se umuntu abana n'undi badakundana byatewe n'icyo ubwo bibaho cyane kuriya nyine hari igihe ubana n'umuntu nanone mudakundana ubwo se mukabana gute nyine ni kwa kundi nyine abantu bicara uriya ngo abantu bicara ntabwo baba barabanye bakundana hari n'ukuntu abantu babyarana ariko badakundana ni ko ngo umusore akagutera inda ariko mudakundana akagutera inda mukanabana ariko utaramukunze si ibyo bintu bibaho
mukabana muhujwe na wa mwana ngo mwabyaranye ariko kuri mwebwe mudakundana ugasanga muracana inyuma muratongana muricana kugira ngo ariko umuntu aguteye inda ngo mugiye kubana ntabwo birari byo ntabwo umuntu aguteye inda mudakundana ntabwo mwabana mushobora kubana ariko mudakundana kandi mugatandukana nese se ari abantu baba batera inda n'ubundi bakanibabane kandi abana bakarerwa neza aho kugira ngo mujye aho kugira ngo mubane nanone mudakundana nanone birutwa yuko wabyara ubwo nyine ukajya gufasha nyine nese ushobora kuryamana n'umuntu mudakundana byagenze nka nyine n'urukundo rw'umunota rwa rukundo nyine rumwe rukeya nyine ruke rwa rukundo ruke udakurikiye amafaranga ukaryamana n'umuntu mudakundana hari igihe nyine ko urukundo kaza ariko gakeya kandi ko kuramba ubwo ni uguharara ariko usanga nyine murakundanye icyumweru kimwe uri kumwimvamo cyane ubwo ni kwa kundi mugiye guhurira nyine mugaterana inda ese urimo arakongora kandi mikoro iriho nawe bakureba gukongora kandi niba ufite mikoro ibyo bintu byazi ndetse ari umwongoreye ngo iki niba ntabwo wanyumvise ikoresha atarimo tubwira ngo iki uzi ko yahise atuma ubyibagirwa warimo uvuga ngo ni kwa kundi guhura n'umuntu ngo by'agaharano ugasanga bamuteranya amata mukundanye icyumweru kimwe muri icyo cyumweru havuyemo kugira ute kuryamana mwaryamana mugaterana inda ugasanga muhatirijwe kubana mwabana batiyumva mu wundi gahora murwana mutongana cana inyuma ibintu nk'ibyo ubwo ni nk'igihe ariko bateye nk'inda umukobwa iwabo bakamuhata ko muhana cyangwa nawe ukumva ko mukabana nyine bitewe n'iwanyu baguhata baguhata wowe bishobora kubaho se umuntu ashobora gutera inda iwanyu bakaguhatiriza ko muhana bishobora kubaho da kandi ufite imyaka y'ubukuru ubwo se ubwo ngubwo yaba afite ubwoba bw'iki ababyeyi nibo babitera ariko tintekereza ngira ngo kuba ushaje cyane barakurambiwe oya uzi si impamvu ababyeyi banga ko abana babo babyarira mu rugo noneho baba bakubona n'umwana bumva biri kubaje bahita baguhatiriza nyine kugira ngo ubane nawe ugende usanga waguteye mwabana ukabana nabi ariko birangiye mba mbona atari byo ubibona atari byo gusa iyo mpamvu se abana basigaye baboneza urubyaro gusa umuntu yaboneje atarabyara ubabona nkawe waraboneje ntarabyara waraboneje se ibyo ngibyo urumva ko ari ikibazo ariko kiti waraboneje ko bisetse kuboneza mbese wumva hari ikintu bitwaye biradutwaye buriya kuboneza utarabyara ntabwo ari bitwaye iki ese ubwo uboneje utarabyara ubukwe n'iki kuzabyara rero uboneza ugashiduka nyine no kubyara byanze rero ngo umuntu ntabwo yakaboneje atarabyara ubu se uzi kubyara uzi kubyara wowe ngenda umubebe ndamufite rwose ufite umwana wowe ni fureshi baguteye inda se ufite imyaka ingahe wari ufite imyaka ingahe se nka 18 nka 18 uwo mupeti ufite umupeti mukuru rero umupeti wanjye ni mukuru kabisa none se wo umuntu waguteye inda mwarakundanaga cyane nawe mwahuye by'icyumweru twahuye biri aho nyine by'icyumweru byagenze bite se duhe sitori neza wahuye n'umuntu ahita agutera inda ni iby'umunsi mwari mwahuye mute twese ubwo wahuye n'umuntu ahita agutera inda nyine urumva ko gukundana akaba karabanje kuzamo nyine kumwe nyine umuntu akwishushanyaho niho Yesu n'abatipe nyine bishushanya ibintu nk'ibyo niyo mpamvu Yesu uzinuka urukundo rero niyo mpamvu kabisa mbese we ko utagiye ngo umubane kandi twari tubonye ko ari igihe umuntu agutera inda mugahita mubana namukundaga cyane ntabwo wamukundaga mbese umubyarira umuntu udakunda ni ibikwiriye umuntu wese ko bitarakugwiriye ariko ukuntu nawe ubishaka ahubwo we na nyuma ukazicuza
kubyara se hari igihe bigwirira umuntu byarakubwiriye Kate navuga ko ari nko kungwira kabisa arakiri mutoya byara wari ugikeneye kurya isi mbese aricyo byanyije ku buzima bwawe kubyara ariko nta n'ibirenze kubera ko kubyara sahizi abafiyemeri nibo bagezweho kabisa gute nibo bagezweho si ko wagize isoni nibo bagezweho gute se impamvu hari igihe uganira n'abasore nanone waganira n'umusore ugasanga nanone wenda ko muganiriye arakubwiye ati aho kugira ngo nzane wa mukobwa utazambyarira n'ubundi wirirwa ubikora ntashaka wa mufiyemeri wabyayeho rimwe ushobora no kuzambyarira ariko se umutipe ashobora gushaka kuzana n'umukobwa wenda kuko ugasanga amugize umugore ugasanga ntamubyarira none ngo ni byiza gushaka uwabyaye kuko ubizi neza ko abyara mbese ubwo wazikuyemo wayikuyemo ntabwo aba abyara kandi uyu muhanzi wagira ngo wowe nta mwana ufite nawe ufite umwana wowe umwana se igihe kingana iki wowe umwana ungana iki hako nuba mwese muri tayari mwese urumva muzi ko mubyara wowe so gutenda mwarakundanaga akoze ko byari mwabwaga byari byo nawe umuntu yagutenda mudakundana byagenda bite se wowe ntabwo twakundanaga n'ibintu byaje byawashidutse ariko ibyo bintu byawashidutse bibaho ngo nashidutse ngo baneye inda wajya waruhumirije yagiyemo inda n'inda hanyuma byitwaramo gute se byitwaramo gute hari imbogamizi z'umuntu wabyaye kuba warabyaye udafite umugabo mubana hari icyo byangeza ku buzima bwawe nyine nyuma hari kuba wagenda utarumenyereye ariko iyo umaze wabyakiriye nta kintu biba bitwaye nta kintu bitwaye Kati hari ikintu byanyuze ku buzima bwawe kuba wabyara utarashaka kubera ko cyane cyane n'ubundi kuba narabyaye umwana ni ngombwa ni mwiza cyane kabisa kuko birananshimisha kuba afite umwana ni ishema kuba ufite umwana ni ishema ishema rwose kuri njyewe ubwo ni ibintu byiza cyane turimo tugena ku musozo kugira ngo tubashimire ko mwatuganirije nihe nama mwaho urubyiruko inama twahereza urubyiruko ruri aha hanze rujye birinda pe bajya birinda kuko hanze aha ngaha hari ibishuko usanga abasore batubesha ngo baradukunda kandi nta rukundo inama twabahereza urubyiruko no kugira ngo bajye birinda kabisa bitonda wabwirwa n'iki se umuntu wagukunda bya nyabyo umuntu ugukunda bya nyabyo ntabwo wapfa kumumenya kuko ntabwo tubasha kureba mu mitima y'abantu ntabwo nyine umuntu ugukunda uramubona wakoze cyane kutuganiriza wowe niyo advice w'abantu cyane cyane urubyiruko nuko bakwirinda kubyara igihe kitageze kandi batubwiye ko nta kibazo ufite kuba warabyaye nta kibazo cyose ubwo ni ukuvuga ngo wowe warabyaye ko babireke wenda nshobora kuba narahuye n'ikibazo ariko undi nawe agahura nacyo kuko hari igihe ubyara ugasanga ababyeyi mbega barakurutisha umutwe byakubayeho ariko haramundi ugiye mbibonaho wowe umuntu agutenda se yeza gusaba kuyikuramo umuntu agutenda yagusabye kuyikuramo nta n'uwo wabonaga yagutenda ahita acaho kubita sitori ya danje mbese byagenze bite twari dusoje yagutenda muherukana icyo gihe muherukana gutendera kuba ntabwo urongera kumubona ntabwo ndongera kumubona na telefone ye wapi nayisibye sinyihamagara ngo numve sinongeye kumubona ako nta kintu na kimwe kabisa wari ukibaha inama twisoreze
inama nyine nabaha ni izo kuba bakwitonda bakifata bakifata mu gihe bikunaniye bagakoresha udukingirizo. Okay. Fresh wakoze cyane kutuganiriza nawe. Mwakoze cyane kuri channel BigTown TV, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.